kwemera Imana cyangwa se kuvuga ko Imana ibaho ni imwe mu ngingo yagiye igarukwaho kenshi gashoboka mu myaka myinshi yatambutse. Hari benshi bemera ko ibaho, ariko kandi hari n'abandi bahakana yuko itabaho. Kugeza ubu ngubu iyo umuntu yizera Imana yarangiza kumva mugenzi we cyangwa se undi muntu utizera Imana yumva ni nk'igitangaza, mbese akibaza ngo ese ahumeka umwuka akuye he nimba yumva ko nta Mana ibaho? Ese isi agendaho yo yaremwe nande? Mbese bikamutangaza kubona uwo muntu utizera Imana. Uyu muntu wizera Imana ashobora gufata uwo nguwo yumvise utizera Imana nk'uzarimbuka, cyangwa se agatekereza ko hari ikindi cyizere cy'uko nawe azahinduka akayemera, kugira ngo byibuze azabashe kubona ubugingo buhoraho nk'uko benshi muri twe cyangwa se benshi babyizera. Ari uwizera cyangwa se n'utizera, buri wese aba afite ibimenyetso byinshi byatuma ahagarara ku cyemezo cye, ku buryo akenshi usanga wa wundi utizera Imana afata wa wundi wizeye Imana nk'uwabuze icyo akora, mbese akumva ko nta kindi yakora usibye kwira amahoro yo mu mutima, mbese ko yizera Imana nta kindi byamumarira ari ukugira ngo abashe kubona amahoro yo mu mutima. Ushobora kugira ngo wenda abo ngabo batizera Imana nta gitangaza bigeze babona, cyangwa se nta mahirwe bigeze babona mu buzima bwabo atuma bumva yuko hari Imana yababashije kubageza kuri ibyo ngibyo byose batunze cyangwa se bafite. Mu by'ukuri harimo n'ibyamamare, mbese abantu bakomeye bafite ibyo bagezeho, ariko mu by'ukuri batabasha kwizera ko hari Imana, hari ikindi kintu gituma babasha kugera kuri ibyo ngibyo byose. Kugeza ubu ngubu benshi mu batizera ni abamaze kugera aho bagera, mbese hari aho bavuye hari n'aho bageze, mbese bafite ubutunzi burengeje n'ubw'aba bandi bizera cyane uko ubitekereza. Muri abo ngabo uzasangamo abaherwe, abakinnyi se, abatunzi kabuhariwe, ndetse n'abandi nk'abo bose kandi batizera Imana, mbese bakavuga ko Imana itabaho. Abo ngabo nibo tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze kuri Ibango Official. Turaza kurebera hamwe impamvu bwabo bavuga ko nubwo byagenda gute batabasha kwizera yuko Imana ibaho. Ese ubundi wowe kuri iki kiganiro uzi neza ko Imana ibaho? Ese warayibonye? Nguhaye ikaze mu isi yuzuyemo abemera Imana ndetse n'abatayemera. Nguhaye ikaze kuri Ibango Official. Muri bamwe batizera Imana tugiye kugaruka muri iki kiganiro, reka duhere kuri Julianne Moore, wamenyekanye nk'umukinnyi wa filime w'icyamamare. Uyu yigeze kubazwa n'umunyamakuru uti se wakora iki uramutse wumvise ko Imana ibaho? Yaramusubije ati nayibwira nti wawu, ntikumbi se ubaho? Mbabarire cyane, sinigeze nkwemera rwose, sinigeze nemera na gato yuko ubaho. Muri bamwe batizera Imana tugiye kugaruka muri iki kiganiro, reka dukomereze kuri Daniel Radcliffe. Uyu akaba yaramenyekanye muri filime yitwa Harry Potter, akaba ari nawe muri iyi filime ukina yitwa Harry Potter. Uyu rwose yemerera yuko nta Mana ibaho, yewe atanayizera kandi nta n'uwo yanashishikariza kuyizera. Kuri we yumva kwizera Imana ari ubwoba abantu bagize, maze bagahitamo ukubwikuramo bizera Imana, mbese bakizera ikintu kitabaho batabasha kubonesha amaso kugira ngo babashe gukira ubwo bwoba. Reka dukomereze ku cyamamare Bruce Lee. Uyu nawe turamusanga
muri bamwe batizera Imana yewe banahakana yuko Imana ibaho. Uyu Bruce Lee murabizi neza ko yaje kwitaba Imana yewe akanapfa amarabira. Uyu nguyu Bruce Lee avuga ko abantu cyangwa se umuntu runaka adakeneye kwigishwa ibijyanye n'amadini cyangwa se Imana, ahubwo yagakwiye kwigishwa gukora akagira aho ava ndetse n'aho agana, mbese bakabasha kugira indangagaciro zituma babasha kubana neza n'abantu. Uyu mugabo Bruce Lee yigeze kuvuga, aravuga ngo ariko se ko mbona abantu bizera Imana mbese bahora mu nsengero ari bo bagirira nabi bagenzi babo, mbese bakora ibyaha buri munsi, ese iyo Mana basenga ntabwo ireba? Mujye mwubaha indangagaciro za kimuntu, naho ibindi bitabareba mu byihorere. Sinibaza ukuntu umuntu yizera umuyaga, umuntu atareba Imana kuri wowe ni iki? Aya magambo akaba ari Bruce Lee yavuze akiri muri ubu buzima mbere y'uko yitaba Imana. Mbese bigaragara neza ko nta na hato yagaragaza yuko yizera Imana. Bill Gates nawe ni umwe mu bantu bagaragara mu ntekerezo zabo wumva yuko kwizera Imana ntacyo bibabwiye. Uyu mugabo akaba ari umwe wamaze imyaka myinshi ari umukire wa mbere ku isi, ariko kandi n'ubu ngubu agaragara muri 5 ba mbere ku isi b'abakire b'abaherwe bahetse ubutunzi hafi ya bwose bw'isi. Kuri we iyo abonye abantu benshi bari mu nsengero abifata nk'ari uguta umwanya, mbese iyo babasha gufata uwo mwanya bafashe ngo bagiye mu rusengero bakabasha kuba bakora, hari byinshi bagombye guhindura, mbese bakagira abo bahindura, mbese bakabahindura ubuzima bwabo kandi nabo ubwabo ubuzima bwabo bugahinduka. Mu bandi bantu b'ibyamamare batizera Imana na gato, reka dukomereze kuri Morgan Freeman. Uyu nawe rwose azwi cyane mu mwuga wa sinema, mbese umukinnyi wa filime wamamaye. Uyu mugabo wigeze kubazwa niba yemera Imana, asubize neza rwose ashikamye ati reka nongere mbikubwire mbigusubiremo nk'uko nabikubwiye bwa mbere. Iyo Mana abantu bizera niyo twihimbiye. Ku bwanjye ndamutse ngiye no kuyizera byasaba kubanza nkayibona, mbese nkayibaza, nkayibaza ibibazo byinshi cyane, ariko ibyinshi byaba ari ibijyanye n'ibiri mu isi. Mbese ibibazo twibaza muri iyi si byose nabiyibaza. None se mu by'ukuri niba Imana ari umubyeyi, ibi byose biba byaba biva hehe? Byaba biterwa n'iki? Yaba iri hehe se? Ati kuri njyewe rero ntabwo nemera umuremyi nk'uwo ngo abantu biriga bavuga ngo turemye mu ishusho ye, ahubwo se haba hari umuntu ufite ibimenyetso bifatika? Icyo kimenyetso se ni ikihe? Kuri njye rwose ntabwo njya nemera biriya byose bavuga ngo ni Bibiliya. Ku bwanjye mbona ari ibintu abantu biyandikiye, mbese bakoresheje ubuhanga bwabo bakihimbira inyandiko bakazishyira aho ngaho, abantu nabo bakajyaho bakazizera. Ikiruzi katugisoreze kuri Fidel Alejandro Castro Ruz. Uyu nawe ni umwe mu byamamare bitumva yuko Imana ibaho, mbese ko nta muremyi wabyo wabayeho. Uyu nguyu Alejandro Castro Ruz akaba yarabaye minisitiri w'intebe wa Cuba, hanyuma nyuma akaza kuba n'umukuru w'igihugu cya Cuba. Uyu nawe ni umwe mu bantu bazwi ku isi wabayeho atizera Imana mu kubaho kwe, gusa akaba yarigeze kubatizwa mu idini Gatolika, ariko mu kubaho kwe ibyo kwemera Imana yumvaga ko ntacyo bimubwiye, mbese nabishyiragamo imbaraga cyane. Kuri we ibyo kuvuga ngo nyuma y'urupfu hari ubundi buzima ntibimufashaho rwose na gato,
ese koko uwo kuri iki kiganiro wumva neza koko nyuma y'urupfu, nyuma yo gupfa kwawe uzagira ubundi buzima? Buri wese afite igisubizo icyo kibazo bitewe n'imyizerere ye. Uyu mugabo Castro akaba agaragaza yuko Bibiliya ari igitabo cyanditsemo amagambo akandamiza abantu, cyane cyane igitsina gore. Buri wese muri twe afite impamvu yashimangira, afite impamvu yavuga igaragaza neza ko Imana ibaho, cyangwa se ikagaragaza ko Imana itabaho, bitewe n'ibyo abona mu isi n'abayizengurutse. Ese we wahisemo kuri iki kiganiro ukaba ugeze ku musozo wacyo, mu bo twavuze bemera Imana haba harimo gutangaje? Haba harimo uwo wumvaga ko yizera Imana warangiza ugasanga atezera na gato? Twandikire muri comment tubwire. Ikiganiro cyacu nangaha tugisoreje. Ndagushimiye.